Nyuma yaho ikigo cy'imisoro n'amahoro gisabye abatanga serivisi z'amacumbi kwiyandikisha ku musoro w'ubukerarugendo ku icumbi wa 3% no kumenyekanisha, ubu noneho ikigo cy'imisoro n'amahoro kirasaba abawumenyekanishije kwishyura bitarenze tariki ya 18 z'uku kwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025. Iyi kandi ni nayo tariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro wa TVA wakiriwe mu kwezi kwa karindwi, umusoro ku bihembo, imisoro ifatirwa ndetse n'imisanzu ya RSSB yakiriwe mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'2025. Uretse imisoro igomba kwishyurwa bitarenze tariki ya 18 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025, ubusanzwe iyi misoro yishyurwaga tariki 15 za buri kwezi. Izi mpinduka zo kwimurwa bikajya ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa munani byatewe nuko uwo munsi wa tariki ya 18 uhuriranye n'umunsi w'ikiruhuko nk'uko biteganywa n'itegeko. Abacuruzi bose n'abandi bakora ibikorwa bibyara inyungu barebwa no gusora bakaba basabwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro kwita ku nshingano zose zibareba usora abafite. Inshingano z'ingenzi abantu bakwiye kumva zikomeye z'usora zikubiye mu ngingo enye. Icyambere hari kwiyandikisha ku misoro. Byumvikana ko umusoro utangwa ku mirimo ibyara inyungu. Umuntu agitangira iyo mirimo itegeko rimusaba ko yiyandikisha. Noneho amara kwiyandikisha akiyandikisha no ku misoro imureba. Icya kabiri ni ukumenyekanisha mu gihe cyagenwe. Niba hari igihe cyageze cyo kumenyekanisha ukamenyekanisha imisoro yawe. Kumenyekanisha bikurikirwa no kwishyura. Kuko hari abo usanga bamenyekanisha ntibishyure cyangwa bakwishyura ntibishyure ibyuzuye. Ikindi ni ugukora imenyekanisha ryuzuye. Kuko hari abarikora ugasanga umenyekanishije ibinyuranye n'ibyuzuye kandi by'ukuri. Izo nshingano uko ari enye usora uzubahirije, ubu rwose tumufata nk'indashyikirwa, nta bibazo ashobora kugaragaramo. Ariko hari n'usanga muri izo nshingano enye yubahiriza zimwe izindi ntazubahiriza. Abo rero abagaragayeho kutubahiriza nyinshi muri izo mu byiciro bitandukanye nibo twashyiriyeho iyo gahunda yihariye yo kuzakurikirana muri uyu mwaka w'imisoro. Nivuga gukurikirana abantu ntibabyumva ukundi, ni ukubegera, kubahwitura, kubereka aho twasanze bitagenda neza kugira ngo bikosore nabo bamere nk'abandi, bazamure urwego rwo binavuge ko na za nshingano twahawe mu gihe igice kinini kigaragara muri abo ngabo batubahiriza neza inshingano zabo, nibazubahiriza n'ubundi cya gipimo cy'ibyo tugeraho kizazamuka kirenge wenda naho duteganya. Umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi wo n'ubwa mbere ugomba kumenyekanishwa ukanishyurwa. Nawe uzajya umenyekanishwa kandi unishyurwe buri tariki ya 15 za buri kwezi, hishyurwa umusoro wakiriwe mu kwezi kurangiye. Itegeko rishyiraho umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi ryatangiye kubahirizwa ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'2025. Kuva icyo gihe abatanga serivisi zo gucumbikira abantu muri za hoteli, apartoma, moteri, loji, Airbnb, aho gukambika n'ahandi bose basabwe kwiyandikisha kuri uyu musoro banyuze muri systeme ya e-taxi. Hanyuma ukazajya ubarwa hashingiwe ku mafaranga yishyuwe cyangwa agomba kwishyurwa kuri serivisi z'icumbi hatabariwemo umusoro ku nyongeragaciro TVA. Ubarwa kuri ka gaciro k'icumbi. Hanyuma wamara kubarwa ukishyurwa kuri buri tariki 15 zikurikira ukwezi wabazwemo. Ubwo dutanze urugero, kubera ko nk'iri tegeko rishyashya aho riziye ryatangiye gukurikizwa kuva ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi 2025. Abantu bose bagiye bacuruza iyo serivisi yo gukodesha amacumbi, ni ukuvuga ngo guhera ku itariki ya 1 bari bafite iyo nshingano yo kugenda bakusanya wa musoro ubariwe kuri ka gaciro k'icumbi hatabariwemo TVA. Ubu rero dutegereje ko bagomba kumenyekanisha uwo musoro bitarenze tariki 15 z'ukwa munani 2025. Bivuga ngo buri gihe bizajya bigenda bityo, umusoro uzajya umenyekanishwa buri gihe kuri 15 z'ukwezi gukurikira uko ya mafaranga y'umusoro yakusanyijwemo. Umucuruzi utanditse kuri TVA we akazajya acuye umusoro adakuyemo TVA, ahubwo ashingiye ku gaciro nyirizina k'ikiguzi cy'icumbi. Kandi ibigo byose bitanga serivisi z'amacumbi nabyo bigomba kuwuca bigatanga inyemezabuguzi yemewe ya IBM.
muri Upendo Guest House ndakeka kwe nta nubwo biri burenze uyu munsi tutabikoze. Kwishyura batubwiye yuko tuzajya tumenyekanisha ku itariki 15 za buri kwezi, ariko tukamenyekanisha ku itariki 15 turi kumenyekanisha amacumbi twakoresheje mu kwezi kwarangiye. Urugero wenda ubu niba nge nzamenyekanisha kuri 15 z'ukwa munani, zaba ndi kumenyekanisha amacumbi nakoresheje natanze mu kwezi kwa karindwi. Ubwo 15 z'ukwa cyenda ninjya kumenyekanisha, nzaba ndi kumenyekanisha ukwezi kwa munani tuvuyemo. Nuko nguko babitubwiye, kandi umva nta mananiza arimo, nta kintu kigoranye kirimo bavandimwe, buri wese yabikora kandi bikagenda neza. Uretse uyu musoro w'ubukerarugendo, umusoro wa TVA wakiriwe mu kwezi kwa karindwi nawo ugomba kumenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki ya 18 z'uku kwezi kwa munani. Uretse ko gusa kuri iyi nshuro hari impinduka zabaye kuri TVA muri uyu mwaka wa 2025, kuko hari bimwe mu bicuruzwa na serivisi ubu bisoreshwa TVA nk'uko biteganywa mu itegeko rishyiraho umusoro ku nyongeragaciro. Ibyo bicuruzwa na serivisi harimo telefone, ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibinyabiziga bikoresha moteri mberabyombi hybrid, ibikomoka kuri peteroli, serivisi z'ubwikorezi bw'ibicuruzwa ku butaka, amafaranga acibwa kuri serivisi z'imari n'ibindi. Abatanga izo serivisi n'ibyo bicuruzwa bakibutswa ko nabo bazishyura TVA yakiriwe mu kwezi kwa karindwi, bakayimenyekanisha no kuyishyura bitarenze tariki ya 18 z'uku kwezi kwa munani. Iyo tubashije kwibukiranya uburyo bwo kwishyura imisoro biba byiza, kandi n'abasora nabo bakabikora ku gihe. Mwumvise ko ari umusoro wishyurwa ukagira n'igihe ntarengwa ugomba kuba wamenyekanishijwe wanishyuwe. Icyo gihe rero kigomba kubahirizwa. Ariko hari n'indi nshingano abasora wenda bamwe na bamwe batibuka, bagacuruza n'ibyo koko niyo nshingano yabo, ariko ntibashaka amakuru. Ugasanga nk'aya makuru turayatanze, tumaze igihe murabizi ko twatangiranye no kwa gatandatu twigisha kuri aya mategeko mashyashya, kubera ko iyo yasohotse mu mpera z'ukwa gatanu, ariko tumaze igihe kinini abantu bakora desante bajya kwigisha batumira. Ushobora gusanga rero hari abantu batitabiriye, hanyuma byagera wenda igihe cyo kumenyekanisha ugasanga bafite ingorane zo kuvuga ngo ntitwabimenye. Gushaka amakuru rero ni ikintu cy'ingenzi, kuko iyo udafite amakuru buri gihe hari igihe ugwa mu makosa. Nubwo ikigo cy'imisoro n'amahoro kiba kitagambiriye guhana, ariko wisanga nyine itegeko ryaguhannye kubera ko utubahirije ibisabwa. Ubutumwa rero nuko buri wese akangukira kumenya ibirebana n'imisoro, akamenya igihe yishyurirwa, akamenya inshingano ze, ariko akamenya n'uburenganzira bwe. Igipimo cy'umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi kingana na 3% by'amafaranga yishyuwe cyangwa se azishyurwa ku icumbi hatabariwemo umusoro ku nyongeragaciro. Naho umusoro wa TVA wo ukaba ungana na 18% ukaba utangwa n'umuguzi wa nyuma. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kigasaba buri muguzi wese ugize icyahaha kudasiga inyemezabuguzi ye ya IBM, kuko aribwo amenya neza ko amafaranga yaciwe agura azagera mu isanduku ya leta. Twese abarebwa n'umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi, abarebwa no kumenyekanisha ndetse no kwishyura TVA twakiriye mu kwezi kwa karindwi, turasabwa kubikora hakiri kare. Abakeneye ibindi bisobanuro mwatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro, cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.